Mutesi ashaka kwirahuraho umuriro guri kwaka. Mutesi ashaka kwitwika atazi ibyarimo. Guys, Mutesi ntago azi ikipe ari gukina nayo. Mutesi ashaka kuvuga ibintu byose byabonye kuri Gahima byose akabishyira hanze. Mutesi ntago ashaka kuba yafunga umunwa ibintu byose byabonye kuri Gahima ngabe yabiceceka abishire ku ruhande. Ese guys, urabona Mutesi atari ugiye kwizira. Mutesi ntago azi ikintu cyari gukinisha. Mutesi ntago azi ibintu byari gukinisha ibyari byo. Guys, niba bwo bwa mbigeza hano kuri Venke Empire mwayi ikaze. Ndagusaba kugira ngo bakora subscribe maze tukomeze igene mu bikorwa byose tuba turi kubageza umunsi ku munsi. Guys, ese wowe urabona Mutesi aramara kabiri n'ibanga ryafite? Ese guys, urabona Mutesi arakomeza kwidegembya avuga ubugambo bw'ubusa n'ikintu cyabitse mu kanwa ke? Guys, turabizi ko Gahima kano kanya nta n'imikino afitiye kuri Mutesi. Turabizi ko Gahima aho kugira ngo Jojo amenye ko yamuciye inyuma ahubwo hapfa umuntu. Ndetse Gahima akomeje kwihanganira Mutesi, ariko Mutesi we ntago yifuza kuba yafunga umunwa. Mutesi akomeje kuba yahatiriza kuba bamuhemukira kandi ibyo bintu abatabishaka. Ese guys, Mutesi murabona atazafunga umunwa awufunze burundu? Ese guys, Mutesi ubona ibintu byari gukinamo abizi? Guys, turabizi ko Gahima ibintu byose ibyo akora abikora yitonze adahubagurika. Turabizi ko Gahima buri kimwe cyose akora agikora n'umutima we wose awushizeho kandi agikora ashizemo umuhate. Dete we ari mu byago. We nibamara kumenya ukuri kose ko ibi bintu byose biba mu mudugudu aba birimo, Dete sinzi niyo azajya. Dete agize guca inyuma Jojo. Dete agize kugambanira umuhungu wa Tereza bakamutwara bakamuvana mu cyaro. Dete agize kugambanira Niyori umukunzi wa Nyambo. Dete agize kwica umudugudu nabi ndetse akangiraho n'andi mafuti. Ese guys, urabona Dete ibi byose byari gukora umunsi ku munsi nibimara kujya hanze, ubona Dete azakorerwa iki? Ese ubona Dete ari umuntu ukuriwe imbabazi? Guys, icyo musaba wowe ni ugukurikirana ibikorwa byose mba ndi kubagezaho umunsi ku munsi, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose mba ndi gukora. Icyo musaba ni ugukora subscribe hano kuri Venke Empire, cyangwa se ukanatanga ibitekerezo byawe ubundi tugakomeza tukagendana niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga. Ese guys, ujya utekereza iki kuri Gahima? Ese Gahima umutekerezaho iki mu gihe Mutesi azaba yabwiye ukuri kose Jojo? Ese Jojo we umutekerezaho iki mu gihe azaba yamenyeje ukuri kose kubiri inyuma? Ese utekereza iki ko Jojo yakora mu gihe yamenyeje ko Gahima amuca inyuma? Ese guys, ubona yicara ahantu hamwe agatuza? Ese ubona Jojo hari ubutuza afite muri we? Guys, turabizi ko Jojo ari umuntu uraho ngaho wasaze. Jojo turabizi ko ari umusazi nta n'ikintu na kimwe kimuvugiramo. Jojo turabizi ko amenyeje ukuri kose kuri inyuma. Turabizi ko yarya Dete ari muzima. Jojo turabizi ko buri kimwe cyose agikora kubera Gahima. Jojo turabizi ko buri kimwe cyose aba ari gukora umunsi ku munsi aba ari kugira ngo ashimishe umugabo we. Ariko umugabo we muri zino minsi tukaba tuzi ko atabona ukuntu Jojo yihiringa kugira ngo amushimishe. Ese guys, uratekereza ko Jojo ubu ngubu tuvugana namara kumenya ukuri kose ko Gahima agenda amuca inyuma kuri Dete, utekereza ko azamurebera izuba? Guys, turabizi ko kuno kuri kuzajya kujya hanze hari uri mu bitaro cyangwa se yapfuye. Turabizi ko kugira ngo ukuri kose kujye hanze Jojo amenye ukuri kose ko Gahima aryamana na Dete. Turabizi ko hari umuntu uzabizira ndetse uwo muntu natajya mu bitaro azaba yapfuye. Dete ndetse na Gahima
kugira ngo baryamane, ukuri kwabo kujya hanze ko baryamanye. Turabizi ko uzabizira Mutesi azajya kuvuga ko yafashe date na Gahima baryamanye, azajya kubivuga ari mu bitaro. Turabizi ko ngubu tuvugana Gahima nta n'imikino afite kuri Mutesi, kandi Mutesi nawe turabizi ko ari umuntu w'umunyamunwa udafunga akanwa, ndetse umuntu umva ko ibintu byose kugira ngo bituze bibanza kunyura mu munwa. Date turabizi ko nawe ari aho ngaho, ntago azi ikipe yakinnye yayo. Mutesi nawe ari aho ngaho aratuje, ntago azi ikintu yakomanguye. Date ndetse na Mutesi bagiye mu byago batazi ibyo ari byo. Mutesi ari aho ngaho ahanganye na Gahima atazi, ndetse na Date nawe ari aho ngaho ahanganye na Jojo atazi n'icyo ari cyo. Guys, wowe icyo ngusaba ni ugukora subscribe ubundi ugatanga inkunga yawe ya mbere ibikomeye. Ni ugukora subscribe ubundi tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Icyo mbasabiye ni ukuba mwasengera Mutesi atazajya kugwa mu ruzi atwita ikiziba. Mutesi akomeje kwihambira ku ijambo rye ryo kuba yaraburiza Gahima kandi atazi Gahima icyo ari cyo. Guys, icyo ngusaba wowe ni ugukurikirana ibikorwa byose turi kubagezaho umunsi ku munsi, ubundi tugakomeza tukagendana kuri filime yacu Ibanga. Ese guys, twigarukiye mu mujyi wacu, utekereza iki ko noneho Yves we na Niyori nubwo bari kumvikana ariko hatangiye kuzamo akantu k'akabazo gake gake? Turabizi ko Date yahamagaye Yves ngabe yava mu mujyi agaruke mu cyaro kugira ngo Nyambo atazabona ubugaruka mu mujyi. Turabizi ko Yves ubu ngubu tuvugana ari gupanga kuba yasubira mu cyaro kugira ngo arebe ukuntu yagenza Nyambo, areke kuba yata umutwe, areke kuba yashakisha Niyori cyane birenze. Turabizi ko Nyambo agiye mu mujyi nta bwaca kabiri atarabona Niyori. Nyambo turabizi ko nagera mu mujyi ntago hashira iminsi ibiri atarashakisha Niyori yamubonye. Ese guys, urabona Yves azatsimba Niyori mpaka kugeza igihe Nyambo yemere kuba yamukunda? Ese guys, utekereza ko Yves azahisha Niyori mpaka kugeza igihe Nyambo yemere kuba yamuha urukundo? Ese guys, ubona bishoboka ko Nyambo yakunda Yves? Ese ubona Nyambo yemera kuba yaha urukundo Yves? Guys, icyo ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu uba wayumva kuri filime yacu Ibanga. Icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ubundi tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Yves akomeza kuba yishyiraho ibibazo birenze kandi ntago azi uburyo azabyikuramo. Yves akomeza kuba yirahiraho itaka kandi ntago azi ikipe bari gukina nayo. Niyori nawe bakomeza kuba bamwica mu mutwe ndetse bakamurya mu mutwe, ndetse Niyori bagakomeza kuba bamushyiraho ibipindi bya danje ku buryo nta n'ikintu na kimwe yabasha kuba yikorera mu gihe Yves amuri iruhande. Niyori akomeza kuba yabakajije ku buryo nta n'ikintu na kimwe yakora kivuye mu maboko ye, nta n'umuntu n'umwe ukimukoresheje. Ese guys, murabona Niyori azakomeza gutya mpaka akazigeza kuki? Niyori buri kintu cyose, buri inshuti zose zabonye Yves agenda zimucaho gake gake kugira ngo atazagira n'ahantu agera, bakaba banabona n'umuntu wo mu cyaro wenda wanamumenya kugira ngo abe yamuha ubufasha bwo kuba yasubira mu cyaro. Niyori bakomeza kuba bamuzikira mu rugo ku buryo nta n'ikintu na kimwe yakora Yves atamuri iruhande. Buri ntambwe yose yo Niyori agiye atera Yves agenda amukurikira ku buryo Niyori nta n'ahantu na hamwe yajya kugira ngo batazavaho bananamumenya. Guys, wowe icyo ngusaba ni ugukora subscribe hano kuri Venke Empire, kandi murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro kuri filime yacu Ibanga, kandi murabizi ko ibikorwa byose turukora umunsi ku munsi namwe tuba turi gukorera.
murabizi ko mwe mudahari nta n'ikintu na kimwe twakora. Guys, murabizi ko filime yacu Ibanga igeze kuri episode ya 50 y'I196. Murabizi ko filime yacu Ibanga ari filime yanyu. Icyo musaba ni ugukurikirana episode ikurikira. Muri episode ikurikira ikintu kiraza kubonamo ntugicikwe. Episode ikurikira ugiye kubonamo ibintu utigeze ubona kuri filime yacu Ibanga n'umunsi n'umwe. Episode yacu y'Ibanga ikurikira ugiye kubonamo utuntu tugiye dushimishe ndetse ibintu bigiye kugutera ubwoba. Filime yacu Ibanga icyo mbasaba mwebwe ni ukudasiba episode yari yose, cyangwa se ube wabura kuri behind scenes zose zaguca hano kuri Venke Empire. Guys, ese uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga? Ese waba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo? Ese waba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire ubundi ukaba umunyamuryango wa Venke Empire? Ese guys, niba uri umunyamuryango utekereza iki kuri filime yacu Ibanga? Wowe icyo ngusaba ni ugukurikirana ibikorwa byose mani kubagezaho umunsi ku munsi. Ngewe ubu bagezeho ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga ndetse na benefits zose za filime yacu Ibanga banyita Venke, kandi murabizi ko ngiye nabasondeka. Murabizi ko buri gikorwa cyose nkoze aba ari ibikorwa bizima ndetse igikorwa kizima ndetse kinashimishije. Guys, twigarukiye kuri Mama Niyori ndetse na Papa Niyori ndetse na Kiramani. Nako ni Kiramani ndetse na mama we ndetse na papa we. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Mama Niyori ari mu mugambi wo kuba yaneka Papa Kiramani ngabe yamukuramo amakuru yibanze kuba ku buryo babona Tereza. Mama Kiramani we ashaka kuba yaba umunetsi ku mugabo we kugira ngo abe yamushakishaho amakuru y'uburyo babona uriya mukecuru uwo papa we wa Kiramani abona agata umutwe. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Kiramani yamaze nawe kuba yashiramo imbaraga mu kuba yashakisha Tereza, kandi na papa we turabizi ko buri kimwe cyose ari gukora ari kugira ngo abe yashakisha Tereza abe yamufunga umunwa burundu. Tereza mu gihe akiri ku isi turabizi ko Kiramani atazigera abaho mu mahoro ndetse atazigera abaho yishimye, ku buryo yabaho ntazigere amenya ukuri kose kubiri inyuma y'ibi ngibi. Turabizi ko mu gihe Kiramani yamenyeje ukuri kose ko Mama Niyori ari wenyina. Turabizi ko ibi byose tuba turi kuvugira ahangaha bizahinduka mu gihe Kiramani azaba amenyeje ukuri kose ko Tereza ari mama we. Ntago ibi byose tuba turi kuvugira hano tuzaba tukibivuga. Turabizi ko bizahinduka. Papa Kiramani nawe ahora n'igitima kiri kumukomanga kuko azi neza ko ikintu cyose kizaba Kiramani azamenya ukuri kose. Mu gihe Tereza kiri muzima gihumeka umwuka w'ubuzima, ntago ukuri kuzaba guhishe neza. Ntago ibintu byose bizaba bimeze neza mu gihe Tereza kihumeka umwuka w'ubuzima. Turabizi ko ikintu kizaba ni ukuba Tereza yapfa kugira ngo ibanga ryabitse naryo rijyane nawe. Guys, wowe niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ese ubona Papa Kiramani akina? Ese guys, ko tuzi ko none ubu ngubu tuvugana Papa Kiramani hari ibindi byago bigiye kumuzira ndetse ibyago bigiye guturuka ku bakozi be. Ese Papa Kiramani mubona ibintu byose byari guca mu munsi ku munsi, mubona azabyitwara hute mu gihe Anita azaba yafashe umwanzuro wo kuba yafata inama ya Rufendeke akaba yayikora? Rufendeke turabizi ko ubu ngubu tuvugana ari gupanga kuba yafata umwana wa Anita akaba yamushyira kuri papa wa Kiramani. Ese guys, ubona bizakunda ko Anita azemera kuba
yafata boss we akamwandagaza akaba yamushyiraho inda itariye? Ese guys ubona bizakunda? Guys turabizi ko Rufendeke yamaze kuba yabijyamo ndetse yamaze kuba yabishiraho hagati ku buryo buri kimwe cyose agiye kugenda akora muri zino minsi agiye kugenda agishiraho umwana we ndetse agashiramo na papa wa Kiramani. Ese guys ubona Rufendeke ibintu byari kwikoza aba ari ibintu bya nyabyo? Ese ubona Rufendeke kuva igihe filime yacu y'ibanga yatangiriye ajya gutereta Anita, ese ubona amukunda? Ese ubona Rufendeke akunda Anita? Guys wowe icyo ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wumva kuri filime yacu ibanga. Niba ukunda filime yacu ibanga, icyo ngusaba ni ukutabura kuri episode ari yose ya filime yacu ibanga cyangwa se ngo ubura kuri Benesense ari yose ya filime yacu ibanga. Guys akagambane kaba muri filime yacu ibanga ntago tuzi uburyo kahagarara. Filime yacu ibanga igenda ifata indi ntera, buri muntu wese atagenda asobanukirwa ibintu byose bigiye biraba muri filime yacu ibanga. Kugira ngo usobanukirwe ukuri kose kwa muri filime yacu ibanga, icyo ngusaba wowe no gukurikirana Benesense zarazo zose za filime yacu ibanga mani kubagezaho umunsi ku munsi kugira ngo tube twagendana mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Guys ntago tuzi uburyo filime yacu ibanga ahantu iri kugana. Icyo tuzi ni uko ubu ngubu tuvugana Gahima yamaze kuba yafatwa. Icyo tuzi neza ni uko Gahima ubu ngubu tuvugana ntago azi ikintu yakora kugira ngo Mutesi abe yafunga umunwa areke kuba yamuraburiza. Ntago tuzi ikintu cyo Gahima yakora kano kanya kugira ngo Mutesi areke kuba yamugendaho cyane. Mutesi yamaramaje paka ukuri kose kugiye hanze. Mutesi yariye karungu ku buryo ashaka kugira ngo abe yamena ibanga hatarashira n'umunsi n'umwe. Mutesi akomeze kuba yizirika kukuri kwa Dete ndetse na Gahima ko baciye inyuma Jojo. Mutesi akomeje kuba yishyira mu byago birenze byo kuba yita mu muriro atazi n'uwawucanye. Mutesi akomeje kuba yizirika kuri Gahima kandi ntagazi Gahima icyari cyo, ntagazi Gahima n'ikintu ashoboye, ntagazi Gahima n'ikintu yamukorera. Guys wowe icyo ngusaba no kuba wagira inama Mutesi y'ikintu yakora. Ese Mutesi ukuri akuvuge cyangwa se Mutesi ahisha ibanga ubundi gibereho mu mahoro? Ese guys utekereza iki mu gihe bino bintu byose biri kuba byageze kuri Jojo? Jojo turabizi ko ari umusazi. Jojo turabizi ko amenyeje ukuri hapfa umuntu. Jojo turabizi ko amenyeje ukuri atongera kuba yabana na Gahima mu mahoro. Turabizi ko bahita banatandukana. Ese guys utekereza iki mu gihe Mutesi yamaze kuba yavuga ukuri kose byose akabishira hanze? Ese utekereza iki mu gihe Mutesi yavuze ukuri kose? Ese utekereza ko Mutesi we icyamubaho ari igiki? Mutesi akomeza kuba yishira mu byago birenze kandi ibyago byaba ari kwishiramo nagaze n'ukuntu azabyikuramo. Mutesi akomeza kuba yihambira kuri Gahima kandi nagaze Gahima icyari cyo. Guys wicyo ngusaba no gukora subscribe no kuvinka impamo no tukomeza tukagendana ku bindi bikorwa byose turi kubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys wowe utekereza iki mu gihe umudugudu wose wamenyeje ukuri kuri nyuma ya Yves ndetse na Niyori? Ese utekereza ko mu gihe Niyori bamenyeje ukuri kose ko ari Yves bamushimusi, utekereza ko Yves yongera kuba yagaruka mu cyaro? Guys wowe icyo ngusaba no gutanga ibitekerezo byawe kandi murabizi ko twe datina amagambo, murabizi ko byose tuba tukora umunsi ku munsi, tuba turukorera. Icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe ubundi tugakomeza tukajyana n'ubwo byose tuba tukugezaho umunsi ku munsi, cyangwa se ugatanga ibitekerezo bya bundi tukaba twakomezanya mu bikorwa byose tuba tukugezaho umunsi ku munsi. Kandi guys icyo ngusaba wowe ni ugukurikirana Benesense zose zibaza guca hano kuri Vinki Empire kandi
ndabakunda cyane kandi muri abantu b'agaciro hano kuri Venki Empire, ndabashimiye.